Ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikirana The Bridge TV Show nk'uko bisanzwe turi ikiraro kiguhuza n'amakuru. Mboneraho no gushimira wowe wakoze subscribe mu rugendo rwo gukomeza kubaka ikiraro kiduhuza n'amakuru. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Kivu West. Uyu munsi tudatinze ndagira ngo tuze kuganira abakunzi ba The Bridge TV Show. Twabazaniye inkuru by'umwihariko abakunzi bacu mudukurikiye. Uyu munsi twabazaniye fiction story niyo tugiye kuganiraho y'umusaza w'umusabirizi. Turebe inama yagiye atanga ubuzima bwe ko bwagiye bugenda. Murabizi kuri iyi si no guhora twiga buri munsi bigenda twiyungura ubimenyi uko iminsi igenda yicuma. Ni inkuru itangirira ahantu mu mujyi. Umunsi umwe umusore yavuye mu rugo iwabo agiye gutembera, ajya muri quartier isa nkaho yari ifite isoko rishyushye, kwa kundi ubona abantu bagenda urujya n'uruza, bajya guhaha bavayo. Nuko aritegereza gusa akomeza kugenda agira ngo arebe iby'uwo mujyi ukuntu bimeze, ukuntu umva iyo ugeze ahantu muri quartier utarumenyereye ugomba kugenda ureba uko ibintu bimeze. Yaje kugera ahantu ku muryango w'iryo soko ryari ririmo abantu binjira n'abasohoka, bajya guhaha ndetse n'abavayo. Abona ahantu hasa nkaho hari ikivunge, gusa agira amatsiko yo kugira ngo arebe se aba bantu bashungereye iki. Arabona kugera hano muri quartier utaruzi ukabona abantu bashungereye ikintu, hari gihe ugira amatsiko avuga ati reka ndebe iki kintu ese ni iki aba bantu bashungereye iki, cyane ko ataranamenyereye muri izo quartier. Yakomeje kwigira imbere kubw'amatsiko kugira ngo arebe icyo kintu bari gushungera. Gusa yatunguwe nuko ari umusaza babandi twita basabirizi ku muhanda. Ngira ngo mujye murema amasoko hirya no hino ahantu tujya uri abantu benshi, ntabwo abura kubona umuntu uri gusabiriza. Arijya asabiriza kubera ko nta bushobozi cyangwa abana n'ubumuga. Gusa uwo musaza yatunguwe nuko yasabirizaga yicaye ku muryango w'isoko, nta bumuga, gusa ntabwo yari azi ikibyihishe inyuma. Yararebye abona bamushungere gusa bidasanzwe. Urumva ku muntu ufunguza cyangwa usabiriza ku isoko kumushungera, ibyo ngibyo urumva ntago ari ikintu wakibajijeho cyane, kuko uratambuka ufite ikimuhuka kimuha, waba utagifite ukavuga ati nta kintu ufite ugakomeza. Gusa yatangajwe no kuntu abantu bamushungereye. Gusa yaje kumenya yuko impamvu bari kumushungera, yasanze bari kujya bafata ibiceri. Urugero mu Rwanda ufashe igiceri cy'ijana n'icya 20 ukabihereza umuntu wari we wese uko yaba ameze kose ahitamo igiceri cy'ijana. Yasanze umusaza impamvu bamushungerewe ari kujya yanga amafaranga menshi cyangwa se igiceri kibara amafaranga menshi, agahitamo igiceri kibara amafaranga make. Ibyo bintu yabyibajijeho cyane, agira amatsiko yo kumenya impamvu ibyo bintu umusaza ari kubikora. Nawe mu buryo bwo kuverifya cyangwa kugira ngo arebe neza koko ibyo bintu barimo ari byo, kuko yabonaga ari imikino ibintu bitabaho kandi abona ari umusaza usa nkaho afite ubwenge, amuhereza amafaranga, igiceri kibara amafaranga menshi n'igiceri kibara amafaranga make. Koko nkuko yabigenzaga ahitamo cya giceri cy'amafaranga make. Abantu baraseka cyane akavuga ati n'umusaza aratangaje. Umusore ntabwo yabitinzeho, yaratashye nkuko bisanzwe. Gusa ataha yibaza ati kubera icyo uriya musaza nabonye asa nkaho ari umuntu ufite ubwenge, ariko akaba afata amafaranga makeya kandi bamuhitishamo gufata amafaranga menshi n'amatoya, ahubwo agafata amatoya. Ubwo nta kintu kibyihishe inyuma. Gusa umusore arabireka. Mu minsi mikeya muri iyo quartier haje kuza umukire kuhatura. Yari afite umugore w'umwirasi cyane. Umugore wo mukire yarirataga cyane, yarazwiho gutunga ibintu by'agaciro, yaba impeta, yaba imikufi, byabaga byose bikozwe muri zahabu cyangwa muri diamond. Mbega byabaga bihagaze amafaranga menshi. Murabizi ko ari umugore usanga cyangwa abagore b'ibyamamare ukajya gusanga afite impeta cyangwa ikindi kintu yambara gihenze cyane kurusha n'imodoka baba bagendamo. Muri iyo minsi uwo mukire baje kumugezaho inkuru y'umuntu usekeje, umuntu usekeje kandi ufite ubwenge, baha amafaranga menshi n'amatoya, yajya guhitamo agahitamo amafaranga matoya. Gusa uwo mukire yanga kubyemera. Umunsi umwe ari gutembera n'umugore we bari mu modoka, yaje kugenda kugera kuri iryo soko, asanga n'ubundi bamushungire kwa kundi byajyaga bigenda. Kumwe yabaga bari kumwitisha amafaranga, arabizi ku munsi w'isoko abantu baba bagenda ari benshi cyane, gusa bakamushungirira bakomeza kureba ibyo bintu babigize nk'imikino. Umugore w'umukire rero
ntiyatindijemo, yafashe ibiceri nk'uko byagendaga amuhitishamo, abona umusaza ahisemo igiceri gitoya. Gusa ibyo bintu yibaza ukuntu bishoboka. Arangije afata impeta ye ya zahabu, afata n'impeta isanzwe izi ngizi ntoya, arangije aramubwira ati ngo muzehitamo. Ikintu gitangaje, umusaza yahise ahitamo impeta ya zahabu. Kimara guhitamo impeta ya zahabu, abantu baratunguwe cyane. Na wa musore yumvisha iyo nkuru yumva arumiwe, aravuga ati se wa musaza bamugira inama ko njye namugira inama yuko agomba kujya afata ibiceri binini, akabyanga akambwira ko igiceri gito ari cyo gifite agaciro. Yaje guhitamo impeta ya zahabu kandi bamuhitishijemo impeta ifite agaciro kanini ya zahabu n'idafite agaciro isanzwe. Ahitamo impeta ya zahabu kubera ibyo bintu yabikoze. Ikindi muri iyo minsi wa musore wajya gukunda kuza kuhamusura ngo arebe koko iyo mikino baba bari kumukinisha ko ari ibintu bibaho bihoraho cyangwa byari byabaye umunsi umwe, yaragarutse ahantu yabaga yicaye wa musaza aramubura. Kiba ikintu gitangaje. Yaje gukomeza guperereza ashaka amakuru ngo amenye se wa musaza yarapfuye, se wa musaza ya mpeta barayimuhaye yanze kuyitanga, baramukurikirana baramwica. Gusa ikintu gitangaje, yaje kumusanga mu yundi mujyi cyangwa mu kandi gace yari yarimukiyemo ameze neza, ari kumwe na famiye ye, asa nkaho yiteje imbere nyuma yuko ibyo bibaye. Umusore yagize amatsiko yo kumenya ngo ibyo bintu byagenze gute, ese uyu musaza kuki ibi bintu yabikoraga. Nta kindi, umusaza aramubwira ati ugomba kuza tugasangira amafunguro ya nimugoroba tukaganira, kuko ibintu uri kumbaza ntago ari ibintu wahita usobanura aka kanya. Umusaza aramubwira ati wa mwana we, muri ubu buzima buri kintu cyose kiba hari iki cyihishe inyuma. Mu rugendo rwawe ufite wowe uracyari umusore, uracyafite urugendo rurerure. Njye biranabikoze kugira ngo nkosore amakosa yose nari narakoze mu buzima bwanjye. Kuba naragiye kwicara ku muhanda nkahitamo ibiceri bikeya bitoya bifite agaciro gatoya kurusha ibyo bamitishagamo bifite agaciro kanini, suko ntari mbizi, suko ntari nzi yuko nimfata igiceri kinini ari cyo kiraza kungirira akamaro kurusha ibiceri bito nafataga. Aramubwira ati ariko mwana, kugira ngo ubane n'abantu cyangwa kugira ngo ukomeze ugire icyo ukura ku bantu, bizagusaba kwisanisha n'ibyo bo bakunda. Ntabwo bizagusaba kwisanisha n'ibyo wowe ushaka. Icyo ushaka uba ukizi. Akaba ari nayo mpamvu njye nahisemo kujya mfata ibiceri bitoya kubw'impamvu igira gutya. Umusaza aramubwira ati muri ubu buzima bizagusaba kwigira injiji kugira ngo ukomeze kubaho igihe kinini kiruta icyo wakagombye kuba uriho. N'urugero, kuba narafataga ibiceri binini ngabigereranya n'ibitoya, njye ngafata ibitoya, suko ntari mbizi ko ari byo bifite akamaro kanini, ahubwo nakomezaga kubakinisha uwo mukino. Uko bakomezaga kumpa ibiceri bitoya byariyongeraga buri munsi. Abantu bo kuri iyi si ntabwo bakunda umuntu ubereka ko afite ubwenge bwinshi, ahubwo ugomba kubagenda runuruka bakuramo ibyo ushaka. Icyo gihe impamvu nabihitagamo, iyo mitamo igiceri kinini bari kumfata nk'umuntu usanzwe, ariko ntubatse inkuru banyiniraho imikino bagomeza kumpa amafaranga nubwo yari make ariko yaje kugwira. Umusore byaramutangaje cyane, yumva ukuntu uwo musaza afite ubwenge, ukuntu yahitagamo ibiceri bitoya kandi bari kumuha ibiceri binini. Urumva yuko yashakaga gukomeza gutegereza inzozi ze abinyujije mu mikino cyangwa kwereka abantu yuko ari ikigoryi kitazi amafaranga agaciro kayo, bagakomeza kumukiniraho imikino. Umusaza yaramubajije ati se kuki byageze ku mpeta, umusore yaramubajije ati kuki byageze ku mpeta ugahitamo impeta ifite agaciro kurusha iyo bari baguhitishemo yari ifite agaciro n'itagafite, kucyo yahisemo iya zahabu ukareka impeta isanzwe. Umusaza yaramubwiye ati buriya amahirwe tuyategereza igihe kinini cyane, uzategereza amahirwe imyaka myinshi, ariko naza azaza umunsi umwe. Akaba ari nayo mpamvu bisa nkaho ari cyo kintu nari negereje mu buzima bwanjye. Uriya munsi iyo ndeka gufatira impeta, nekereza ko ibindi bintu byose nari buzakorera imyaka yanjye yose byari kuzana n'ubundi muri ya mikino. Yega amafaranga narayabonaga make make akaza, ariko ntago nageraga ku nzozi zanjye nk'uko mbishaka. Ntago nari mbasha gutunga umuryango wanjye nk'uko ndifuza kuba umeze. Sinari bubashe kwishyura inzu, sinari bubashe kwiteza imbere cyangwa neza imbere n'abanjye. Ariko icyo gihe nicyo nari negereje kugira ngo nanjye iyo mpeta nyigurishe cyangwa nyikoreshe ibindi bintu kugira ngo mbone ibyisumbuye ku by'ubwo buzima nari ndimo muri icyo gihe. Niyo mpamvu amahirwe narayafatiranye. Muri ubu buzima ushaka amahirwe igihe kinini, aza rimwe, iyo yabonye uhita uyafatirana. Umusaza yakomeje kumubwira ati muri ubu buzima
abantu wowe icyo ugomba kubakuramo cyangwa icyo ugomba gufokasingaho. Abantu ni babi, kandi niyo tuvuze ngo abantu ni babi, nanjye mba ndimo nawe urimo. Niyo mpamvu iyo uhuye n'umuntu wowe ufite task yo kumukuraho icyo umukuraho, then ukazasigara umugaya nyuma, ariko icyo ushaka kumukuraho warakibonye. Cyane ko abatari nawe mubi, nawe hari abavuga ko uri mubi. Umusaza yakomeje kumuganiriza, aramubwira ati kandi ikindi nakoreye biriya, mu bintu byose uzabukora cyangwa akazi kose uzabukora, ugerageza ntukagahuze n'abandi, kuko nta kintu uzigera uvumbura abandi batavumbuye vuba ngaha. Uzakora, twese tuberaho kwiga, ni ukwigira ku bandi. Rero byibuze mu byo ukora ujye ugerageza mu kintu ukora ujye usigamo inkuru, uko ugira innovation, ujye ugira udushya ushyiramo. Si ukuvuga ko ari njye muntu wasabirizaga muri uyu mujyi njyenyine, n'abandi barasabirizaga, ariko njye nari mfite umwihariko wo kubeshya abantu, mbereka yuko nta bwenge mfite, bakampa amafaranga, bakanyiniraho imikino nkabyemera, bakaza kunduhukiraho, ariko bakanga gutanga amafaranga kuri abo bandi basabiriza muri uwo mujyi. Amenshi yanzagaho kubera ko bamaga make ariko ari menshi. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukagira agashya ushyira mu byo ukora. Nongera aramubwira ati ntago ari ukubera ko nkiri mutoya ntakoze cyangwa wenda ngo ngire ibintu nkora bizaneza imbere, atahubwo nje ikosa nakoze mu buzima bwanjye nategereje igihe cyanyacyo. Nta gihe cyanyacyo kibaho, igihe cyanyacyo ni igihe uri muzima. Niyo mpamvu igihe cyose ubonye amahirwe uba ugomba kuyafatirana hakiri kare, kandi ikindi urugendo rutangira hakiri kare. Uba ugomba gukora, nkawe uracyafite igihe cyo gukora, uracyari mutoya. Niyo mpamvu ugomba kugira intego yawe kandi ukanakomeza. Aramubwira ati kandi njye iyo nzira nanyuzemo ntabwo ariyo ugomba gucamo, njye nanyuze mu nzira y'ubusabirizi. Uracyari muto, ufite amaboko yo gukora, nawe gira icyo ukora, gusa uzaharanire kugira ibigwi wandika mu murimo ukora, cyangwa kugira innovation ku buryo abantu bazabikwibukiraho. Ikindi kandi ntukigire umunyabwenge mu byo ukora byose, wereka abantu ko uzi ubwenge bwinshi. Jya ugerageza bakugira ikigoryi ariko ubifitemo inyungu. Arongera aramubwira ati igihe amahirwe aziye byafatirana, kuko amahirwe ntago ageza kabiri, yashaka igihe kinini akagenda igihe gito. Arongera aramubwira ati ntugategereze igihe cyanyacyo, igihe uri muzima, igihe uhumeka, jya ukora, nicyo gihe cyanyacyo, kuko nugitegereza uzarinda upfa utarakibona. Nizi nama rero zigera kuri enye uyu musaza yagiriye uyu musore wari ufite amatsiko yo kumenya impamvu uwo musaza yahisemo iyo meta ya zahabu, cyangwa yajyaga ahitamo ibiceri bitoya kurusha ibinini. Nizo nama zigera kuri enye yamugiriye. Mwibutsa nawe ukomeze gukora subscribe, turacyari muri rwa rugendo rwo kubaka ikiraro kiduhuza naho isi igeze. Nge twari kumwe na Kivu West. Ciao ciao, Imana ibarinde.